Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo mu buzima urimo, muri situation urimo, ushobora kuba wowe uboshywe n'uburwayi runaka, uwo yari aboshywe n'abadayimoni benshi cyane, kuko barivugiye bo ubwabo baravuga ngo turi ingabo, bari benshi. Wowe ushobora kuba huri, uwo nubwo yari aruhijwe na dayimoni, wowe ikikuruhije sinkizi, ikikugoye ntabwo nakimenya. Mu bituro, ndavuga Kristo ukura abantu no mu bituro, ndavuga Kristo wa wundi ujya utora abo bataye batereye iyo. Ndakwifuriza kugendererwa nawe. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni peace muri kumwe ku mugore w'umunyembaraga, woman of valor Shoranda. Umugore w'umunyembaraga rero tujya tuvuga, duhora tubisubiramo kenshi kugira ngo hatazagira ababyibeshyaho cyangwa ababifata ukundi. Ni umugore usenga, ni umugore wubaha Imana, ni umugore ufite kwihangana, ni umugore wuzuye mwuka wera. Haleluya. Uwo niwe munyembaraga tuba tuvuga, utazamwitiranya n'uterura ibyuma cyangwa se n'igishegabo. Umugore w'umunyembaraga ni umugore wanga icyaha n'igisa nacyo. Haleluya. Yagera mu kigeragezo, imbaraga z'Uwiteka zikagaragara, atari imbaraga ze, atari iz'umubiri, ahubwo imbaraga zisumba byose. Karibu rero ku mugore w'umunyembaraga tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, uwera ukuri, wowe ukinga ntihagire ukingura, wowe ukingura ntihagire ukinga. Ndakwakiriye Data muri uyu mwanya kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Ntaba ari njyewe, ahubwo kubaho kwawe kube hano hantu. Utegeke ukore ibirenze byo twibwira nk'uko ijambo ryawe ritubwira, nk'uko ijambo ryawe riri, ngo ubasha gukora ibirenze byo twibwira n'ibyo dusaba. Ngwino rero utegeke, ngwino uvugane n'ubwoko bwawe, mwuka wera ngwino uganze. Ntaba ari njyewe, ahubwo uvuga icyo ubwoko bw'Imana bukeneye muri aya masaha. Urakoze mukunzi mwiza, ishimwe n'icyubahiro no gukomera no guhimbazwa bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Karibu rero tuganire ku ijambo ry'Imana iminota mikeya gusa. Ijambo ryaremye byose nkunda kubivuga, ni ijambo ribeshaho, ni ijambo ryaremye byose, ni ijambo ritubeshejeho, ni ijambo ryatumye tubaho, niryo nkuzaniye uyu munsi. Haleluya. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana, nkubwira ngo muri uku kwezi, muri uyu mwaka, muri aya mezi asigaye, ndakwifuriza kugendererwa n'Imana. Haleluya. Kugendererwa n'Imana, kugendererwa na Kristo, kugendererwa n'ukuboko kwihoraho. Haleluya. Imana iyo yakugendereye ntabwo igusiga uko wari umeze, iyo yakugendereye hari ibyihindura. Haleluya. Iyo yakugendereye hari umunezero igisiga ku buzima bwawe, hari umunezero izana udatangwa n'abantu. Iyo yakugendereye ikora ibirenze ibyo wibwira, ikora ibinaniye abantu. Ibyo nibyo bituma ikugenderera. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo rero mvugane nawe, wowe wumva ko byacitse, wowe wumva ko abantu bananiwe, wowe wumva ko ntacyo babikoraho. Ndakubwira ngo Uwiteka Imana akugenderere, akore nk'uko yasezeranije. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 5. Duhere ku murongo wa mbere. Haleluya. Ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadarene. Yomotse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo yashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuboha. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha ni Yesu yaragendereye umuntu warutewe na dayimoni. Ikintu nabonyemo gitangaje, ngo yabaga mu misozi ariyatakira, aba mu mva yikebagura, nta wari ukibasha kumuboha, nta wari ukibasha kugira icyo amumarira. Haleluya. Haleluya. Ariko Yesu Kristo ngo yiyumvamo
gufata hakurya yambuka mu gihugu cy'Abagadarena, kuko hari uwo yaragendereye. Haleluya. Hari uwo yaragendereye gukiza, hari uwo yaragendereye kubohora, hari uwo yaragendereye kurenganura urengana. Haleluya. Uwo abantu batagishoboye kugira icyo bakora, uwo abantu batagishoboye kugira icyo bamarira, uwo yararembejwe n'abadayimoni runaka atakibasha kugira icyo afashwa n'umwana w'umuntu. Haleluya. Ariko Yesu utajya ubura kubigenza, Yesu utajya unanirwa, Yesu utajya unanirwa na buri situation iyo ari yo yose, ngo yiyumvamo gufata hakurya. Haleluya. Ajya mu gihugu cy'Abagadarena. Nta kindi cyari kimujyanye, yabonaga umuntu ubabaye, uruhijwe, ugowe, udafite kirengera. Haleluya. Ndagira ngo mubwire ngo mu buzima urimo, muri situation urimo, ushobora kuba wowe uboshywe n'uburwayi runaka. Uwo yari aboshywe n'abadayimoni benshi cyane, kuko barivugiye bo ubwabo baravuga ngo turi ingabo, bari benshi. Wowe ushobora kuba huri, uwo nubwo yari aruhijwe na dayimoni, wowe ikikuruhije sinkizi, ikikugoye ntabwo nakimenya, ariko umwami Imana ajya kimenya, aramugenderera, yambuka mu gihugu cy'Abagadarena papasiri ku buzima bwe. Ari wagendereye gukiza, ari wagendereye kubohora, ari wagendereye kuruhura, ari nta wundi wari kushobora kumurengera, nta wundi wari ugishoboye kugira icyamumarira, niko Bibiliya itubwiye. Haleluya. Nta wundi wari ugishoboye kugira icyamumarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ndakwifuriza kugendererwa n'Imana. Iyi kugendereye ikora ibyo ngibyo abantu bazibukiriye, ikora ibyo ngibyo abantu bumva ko bitagishobotse. Ndakwifuriza kugendererwa n'Imana. Ndakwifuriza kugendererwa n'Imana ikagukura aho imbaraga z'umuntu zitagukura. Nukuri hariya mu misozi aho yikebesha, aho yasakurizaga akikebesha amabuye mu bituro. Ndavuga Kristo ukura abantu no mu bituro. Ndavuga Kristo wa wundi ujya utora abo bataye batereye iyo. Ndakwifuriza kugendererwa nawe. Haleluya. Yaba ari mu burwayi, Kristo hahanda abaganga bavuze ngo nibigishobotse, ndakwifuriza kugira ngo umwami Imana akugenderere muri iyo situation y'uburwayi, akugenderere ni utabura uko abigenza. Aba situation y'ubukene, y'ingorane, y'ubushomeri, Kristo akugenderere ni utajya ubura igisubizo cya buri kibazo. Kristo akugenderere ni utajya ubura uko abigenza. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe yigeze agenderera umupfakazi wari upfushije umwana. Satani ni mubi. Umupfakazi apfusha umugabo, Satani ajya yiyongeza, yumva bidahagije, amufatira n'umwana. Ariko Kristo arangije ngo arambuka ajya mu mudugudu w'Inayini. Uzasome ni muri Luka ibice 7. Ngo yiyumvamo kujya mu mudugudu w'Inayini. Nta kindi cyari kimujyanye, n'umupfakazi wari ubabaye. Ijambo rya mbere yamubwiye, aramubwira ngo wirira. Haleluya. Aramubwira ngo wirira. Afata umwana we, ahagarika bari bikoreye ikiriba, afata ku wari upfuye, ngo aramubwira ngo byuka. Arangije arabyuka, ngo amusubiza nyina ari muzima. Kristo ndamukunda, ajya dusubiza ibyacu byamaze gupfa. Iyo yakugendereye yambutse mu mudugudu w'Inayini, nta kindi kimujyanye, kuko ijambo nararisomye hepfo ngo amaze gukora icyo gitangaza, arongera yisubirirayo. Ndasenga Imana kugira ngo ikugenderere, iguhoza amarira, ikugenderere, igucira inzira aho utazibona, ikugenderere, igusubiza ibyawe umwanzi yarakunyaze. Haleluya. Umwami Yesu akugenderere. Ndakwifuriza kugendererwa na Kristo, ngo amusubize umwana ari muzima, ngo wari upfuye aravuga, wari upfuye aragenda. Haleluya. Haleluya. Kristo ajya azura n'ibyapfuye, ajya agarura n'ibyanyazwe, bikongera bikaba bizima. Ndakwifuriza kugendererwa nawe. Haleluya. Kuri iki gice twari dusomye muri Mariko, reka dusome ku murongo, dusimbuke tujye ku murongo wa 15. Ngo bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi. Haleluya. Ngo basanga yicaye uwari utewe na dayimoni, uwabaga mu misozi asakurizayo, uwabaga mu bituro yikebagura, ngo bamusanga yicaye afite ubwenge nk'abandi. Haleluya.
haleluya. Ndakwifuriza kugendererwa na Kristo, we ushomereye imyaka myinshi nawe wisange mu kazi nk'abandi. Haleluya, haleluya. Akugenderere wowe urwaye umaze iminsi mu bitaro, akugenderere wisange mu buzima buzira umuze nk'abandi. Nawe ukandagire wumve ntaho ubabara, nawe ugende wumve nta mubiri ukurya, wumva ntaho uribwa. Ngo basanga wari utewe na dayimoni ibihumbi, bamusanga yicaye ku birenge bya Kristo, ngo afite ubwenge nk'abandi. Haleluya. Uwabaga mu misozi basanga nawe yicaye yambaye, ari smart, atekereza, atakikebagura. Haleluya. Kubera ko yari yahuye no kugendererwa n'umwami, kubera ko Kristo yari yamugendereye. Ndasenga Imana kugira ngo ikugenderere mu kibazo urimo, ahuri byagucanza, ahuri wabuze igisubizo, ahuri ugeze ku rwego utatakira umuntu, kuko rega ntacyo yakumarira. Nubwo yakikumarira uyu munsi, ejo yananirwa n'umwana w'umuntu. Ariko ndakwifuriza Kristo utajya unanirwa, ndakwifuriza Kristo utajya ukangwa nuko bimeze. Akugenderere, kugenderere, aguhanagura amarira nkayo yahanaguye umugore w'Inayini ikamusubiza umwana we. Ikugenderere nawe igukure mu bituro. Haleluya. Ushobora kuba utabirimo physically, ariko ahuri umva, hari n'abantu bavuga ati umva, kubaho bindutira no gupfa bindutira kubaho. Ariko umwami Imana akugenderera gukure muri ubwo buzima, akugenderera gukure mu kidendezi. Haleluya. Akugenderera gukuraho umaze igihe wizengurukaho. Ndakwifuriza kugendererwa n'umwami. Aregiya yakugendereye akora ibyananiranye. Uyu mwami arashoboye, uyu mwami mbaratira, uyu mwami mbabwira arashoboye. Niyo mpamvu mwifuriza kugendererwa nawe. Haleluya. Iri jambo narikunze. Ngo basanga wari utewe na dayimoni, wabaga mu mva, wabaga mu misozi yikebagura, ngo basanga yicaye afite ubwenge nk'abandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Agukureyo nawe aho ubabarira wenyine, aho uri mu buzima buteye ubwoba, aguhereze kumererwa neza nk'abandi. Erega nawe kumererwa neza byakubera nkuko nawe kugira ubwenge nk'abandi akambara. Erega mu misozi ntabwo yambaraga, yahoraga boroga, yahoraga yikebagura, yahoraga bamuboha kongera akabicagagura kubera imbaraga z'abadayimoni bari bamurimo. Haleluya. Erega nawe ubwo ubona bihora byanga, hari umwuka ubyihisha inyuma, ariko Kristo ntakangwa nabyo. Akugenderere, akugirire nk'uko yasezeranije. Erega arashoboye, nta kimunanira. Ndakwifuriza kugira ngo akugenderere muri uku kwezi, akugenderere mu kwezi gutaha, akugenderere muri uyu mwaka amezi yose asigaye, akugenderere guhindurira amateka, akugenderere aguhanagura amarira, akuzuza ineza ye, aguha amahoro ye yayandi atanga tutagura muri supermarket, ayo tutagura n'abafite amafaranga menshi barayabura. Ariko akugenderere, akwiyereke. Haleluya, haleluya. Umwami Imana abahereza umugisha kandi abagenderere, abagirire nk'uko yasezeranije. Data mu izina rya Yesu, urakoze uwera ukuri, urakoze mwami. Ndasenga kugira ngo ugire umukobwa ugenderera, ugire umusore ugenderera, ugire umurwayi ugenderera mu bitaro, ugire umushomeri ugenderera umuhakazi. Mwami Imana yo kwizerwa utabura kubigenza. Wowe ujya wicara ukiyumvamo kugenderera umuntu, nkuko wicaye ukiyumvamo kujya mu mudugudu w'Inayini ukagerera neza uriya mubyeyi, ukamusubiza ibyo yari yaratakaje. Haleluya. Uko wiyumvisemo kwambuka ukajya mu mudugudu w'Abagadaleni ugiye kurengera uriya wahoraga mu misozi yikebagura, ndasenga ngo ugire ubugenderera mwami. Uzumvira ijambo uzamugenderereshe kugira neza kwawe byiringiro byacu. Urakoze uwera ukuri, ni mu izina ryawe Kristo senze nizeye. Amen, amen.